Yesu niwe humure ry'imitima imwizera, niwe humure ry'imitima imutegereza. Reka wisengere, arakumva, ari kumwe natwe, amatwi ye ari kubyo usaba. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Arongera atubwira ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza. Kandi umutwara we ngo urireje, uridu, ntago uremereye, uroroshye, urorohereye. Ntago urugendo rwa gikristo ari urwo kukwica no gutuma utaryoherwa n'ubuzima, no gutuma ukanyarara mu maso, no gutuma wifuza kujya mu ijuru ariko atari uko hakumbuye, ahubwo ari uko isi yakunaniye. Siko biri. Yaravuze ngo umutwaro we ntabwo uremereye. Yaravuze ngo azabana natwe kugera ku mperuka y'isi. Yaravuze ngo ntazadusiga nk'imfubyi. Imfubyi ni umuntu utagira kirengera, ni umuntu bateragana mu miryango, ni umuntu utagira umuntu wita ku mubabaro we, wita ku byishimo bye, ni umuntu uri vulnerable, ni umuntu ugowe. Ababibayemo murabyumva. Ni umuntu wibagirana, ni umuntu abantu batita ku gaciro k'ubuzima bwe n'ejo hazaza, ni umuntu baha ikibonetse icyo ari cyo cyose. Ufite ababyeyi baricara bagagena bakavuga ngo umwana wacu aziga kuri shuri, bakicara bakaritekerezaho, ariko udafite ababyeyi cyabonetse nicyo bamuha. Yesu yaratubwiye ngo ntazadusiga nk'imfubyi, azaza aho turi abane natwe, dufite gishyigikira. Mubwira uti nagarutse data, ndashaka ihumure ry'ukuri, ndashaka ikiruhuko cy'ukuri, kandi unyigishe no kukwigiraho uko biragendana. Reka uzamure ijwi ryawe, cyane cyane umutima wawe, ubwire ngo reka bibe uyu mugoroba. Uyu mugoroba mpure nawe, uyu mugoroba ubuzima bwanjye buhindukire imbere yawe. Ahantu hose Yesu yinjiye, abahuye nawe ubuzima bwabo bwarahindutse. Ntabwo yigeze ababwira ngo nimugende muzagaruke ejo, ngo babwire ngo uyu munsi nta mbaraga zikiza mfite. Data, turaguhamagara uyu mugoroba, tugize umugisha ugaruka mu nzu yitiriwe izina ryawe. Twagarutse kuri rendezvous yawe, niwe waduhamagaye ngo tuze twihererane nawe iminsi 3 ku birenge byawe, mwami w'abami. Turagarutse kuri uyu munsi wa kabiri. Ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe watumiye, ukanabashoboza, ukadushoboza tukabaha ngaha. Turabizi ko utadutumirira ubusa, kandi uri umwami w'abami, kandi uri umwami w'icyubahiro. Twahoze turirimba ngo uri humure ry'abakwizera. Ndasenze ngo iryo humure rihinduke rifatika, rive mu magambo no mu ndirimbo. Ukora ikintu gishya mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Warivugiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Tuje kwakira ikiruhuko cy'ukuri cyo mu mutima. Reka imvune z'ubuzima, reka ibituriza, reka ibidushobeye, reka ibyo tudafitiye igisubizo, reka ibituma dusuhuza umutima bishyirweho iherezo uyu mugoroba. Kandi utwigishe kukwigiraho nyaguhora ku ngoma, utwigishe kukwigiraho. Tukuzaniye abagore baruhiye mu ngo zabo, tukuzaniye abagabo baruhiye mu ngo zabo, baruhiye mu mirimo, baruhiye mu kazi. Tukuzaniye abasore batarimo barebe ejo hazaza, tukuzaniye abakobwa badafite icyerekezo bashobewe n'ibikurikiraho. Tukuzaniye ubuzima bwacu. Ndagushimira kutuzi mu mazina, mwami waba. Buri muntu hano ntago mugira ngo mubaze ngo harya witwa nde. Njyewe ndabibagirwa, abantu batwibagirwa mu mazina, ariko iyo tugezeho ntago tubaza ngo harya witwa nde, ntago tubaza ngo harya utuye he, ntago tubaza ngo harya ufite imyaka ingahe. Uratuzi muri detaye, uratuzi muri detaye. Uzaba ari mu kazi ariko batakishimiye, ufite imbaraga zimura umuntu mu kazi zikamujyana mu kandi, ufite imbaraga zikiza, ufite imbaraga zitabara. Uzaba afite ibyo bakenyereyeho mwami, ariko byatwikurwa twese tukumirwa. Ibyo ubasha kubikoraho nyaguhora ku ngoma. Uje bitinze ku muntu, bimutinzeho zamubereye nk'izina, bimubera nk'ikimuranga. Iyo abyutse asanga bigihari, agafeta anniversaire agasanga biracyahari, umwaka ugatambuka agasanga biracyahari. Ubasha kubishyiraho iherezo mu ijoro rimwe. Birakoroheye mwami waba, birakoroheye, birakoroheye kunyuranya ibihe, birakoroheye mwami waba, birakoroheye kudukuraho isoni n'ikimwa, birakoroheye gukamisha ikidendezi cyangwa amaraso yatembaga, ubuzima burimo gukamuka mu muntu atakaza ubuzima imyaka 10 n'ingahe. Birakoroheye mwami waba gukorwaho nawe ijoro rimwe, ubuzima bugahinduka. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaguhamagara mu buzima bwacu kugira ngo iri humure ry'ukuri ritahe mu mitima yacu. Tuzabikomeresha
abazaba barizwa n'ibyahoze bituriza mwami w'abami. Tuzababwira ubwizerwe bwawe, tuzababwira kutabara, tuzababwira kukiza, tuzababwira kuhanagura amarira ku maso, tuzababwira ko ufite imbaraga zinyuranye ibihe. Tuzabikomeresha abazabaca mu byo tuzaba twaratambutse mu nyagahora ku ngoma. Reka twongere dufatanye kumubwira ngo atwigishe inzira ze, kuko igipimo cy'ikiruhuko kingana n'igipimo cyo kumwigiraho. Mubwira uti umutima ugushaka, mubwira uti sinzi kugushaka, ndabigambirira simbishobore, nzaguterana rimwe na rimwe, singira aho nsengera, inyota irankamana nkayoberwa uko bigenze, gakumbura inshuti zanjye kuruta uko ngukumbura. Ndagira ngo mubwize ukuri, mubwira uti nkunda filime kuruta uko nkunda ijambo ryawe, mubwira uti umupira urandyohera kuruta uko ryoherwa n'ibyawe. Ndakwinginze mubwize ukuri, mubwira uti fiance wanjye mukunda cyane, mubwira uti inshuti zanjye simbasha gutandukana nazo, mubwira uti gusambana byananiye kubireka, umubiri undusha imbaraga, uti ndagushaka nyigisha inzira zawe. Si wanyemerera ukamusukira umutima wawe, mubwira uti urukundo rw'iby'isi rurantegeka, rurantwaye, urwawe rukabura aho rwicara. Mubwira uti ndikunda ngakunda icyubahiro cyanjye kuruta uko ngukunda. Mubwira uti nkunda kugaragara aho kukugaragaza. Ndagira ngo mubwize ukuri ko mu mutima, umubwize ukuri ko mu mutima. Yesu ntakenera ko tumwiyemeraho. Mubwira uti narakwizeye ariko indwara ntiyamvuyeho. Mubwize ukuri ko mu mutima. Mubwira uti sinzi no kukwizera hari aho uko bimeze. Mubwira uti gutanga amafaranga yanjye mu bwami bwawe sinjya mbishobora. Murangambira ngo nzagutangira amaturo n'ibya 10, ariko ibibazo iteka bikandusha imbaraga. Sinzi kukwizerera mu butunzi, sinzi kukwizerera mu kugukorera. Mubwira ibyuzuye umutima wawe. Mubwira uti amaganya ndusha imbaraga kuko ntazi kukwigiraho. Mubwira uti maze imyaka mu nzu yawe ariko nta jambo ryawe ribikiye mu mutima wa. Uti hari hageze ko umwigisha ariko ndacyakeneye kuramizwa amata y'umwuka. Mubwize ukuri. Data, tuzanye ubuzima bwacu imbere yawe. Ndagushimira kuri umunyembabazi, ndagushimira ko hora utureba amaso y'imbabazi, utureba n'impuhwe. Nta wundi muntu urazi turebana, nta mubyeyi wo mu isi, nta mugabo, nta mugore, nta nshuti uraturebesha amaso y'imbabazi nk'ayo uturebesha. Abadukunda bajya baduha amagifti, batwifuriza ibyiza, ariko nta wageza hawe nyagahora ku ngoma. Twinjiriye muri uwo muryango w'imbabazi, waratubwiye ngo nitwegere intebe yawe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ngwino twigisha inzira zawe. Ntago tuzi ko umuntu yakizwa, ntago tuzi ko umuntu yakubaha umwaka ugashira, ukwezi kugashira, atarasubira muri masturbation, atarasubira muri pornography, atarasubira mu busambanyi, atarandika message z'urukozasoni. Ntago tuzi uko bigenda, ariko ngwino byubake, ngwino dutandukanye n'ibizanduye uyu mugoroba. Ngwino ukora ikintu gishya mu buzima bwacu. Ngwino tumare mwirari ry'ibyisi, ngwino tumare mwinyota, ngwino tumare mwinyota y'ibyaha. Ngwino duhe kugukunda, ngwino twigishe inzira zawe mwami w'aba, ngwino twigishe inzira zawe. Ngwino duhe umutima uciye bugufi, imitima yacu yishyira hejuru vuba, irabangukira kwishyira hejuru. Iyo twabonye amafaranga twumva dusumba abantu bose, iyo abantu baduhaye icyubahiro twumva tubaruta, tukibagirwa ko byose tubibonera mu buntu bwawe. Iyo tubyutse mu mbaraga za gisore, tugatorera ibyuma bigakunda, tukambara abakobwa tukaberwa, duhita twumva ari twebwe twigize. Ngwino dutandukanye n'urukundo rw'ibyisi, uduhe kugukunda byuzuye mwami w'aba. Utwibutse ko byose ari ubuntu bwawe, utwigisha inzira zawe kugira ngo tuzigenderemo. Twishingikirije ku bwiza bwacu, twishingikiriza ku bihagararo byacu, twishingikiriza ku mafaranga, ndetse niyo abantu batamenye ko tuyafite twumva byabaye ikibazo. Twishingikiriza ku mazu meza waduhaye, twishingikiriza ku madoka meza wadutije, ndetse mwami tukifuza ko abantu bayatubonamo kuko tuzi ko ariko gaciro kacu. Ngwino twigisha inzira zawe, utwibutse ko kuba abana bawe ari byo tutanyagwa, ari by'isi idashobora kutwambura, maze ibyo tubitunga ari ibikoresho bitabandaraye mu mitima yacu, bitadufashe mwami w'aba. Twayobotse ikigirwamana gitegeka isi cyitwa ubwiza, natwe turakiyoboka mwami w'aba. Kandi umuntu abora hatarenzeho n'iminsi 2. Ngwino duhe kubigushimira ariko bitadutegetse. Tugushimira ubwiza wadutije, tugushimira igihagararo cyiza waduhaye ariko bitadutegetse. Ngwino kandi udukize igikomere cy'imiterere, agaciro kacu tugatakaza ngo nuko tudateye nk'uko isi yabigennye.
bigatuma tubihirwa mu rugendo. Kandi umaze kuturema waratwitegereje usanga turi beza, usanga tugendanye n'imigambi yawe. Ariko igishushanyo isi yaduhaye gituma twumva tudafite agaciro, ngo kuko dufite amabere atameze nk'uko bayashushanyije, tudafite amatako n'ibibuno bimeze nk'uko babishushanyije, ngo tudafite amasura ameze nk'uko babitubwiye. Bituma tuyoberwa ko waturemye, wadutekerejeho nyaguhora ku ngoma. Bituma tugarukira bugufi bw'imigambi yawe, bituma tugenda mu rugendo tubihiwe. Ngwino tugarukeho. Kiza ikintu cyose gikocamye mu buzima bwacu, kiza ikintu cyose gihengamye gituma tudahura n'ubwiza bwawe. Ngwino twigisha inzira zawe, ngwino twigishwa abasore bakubaha babaho, ngwino twigishwa abakobwa bakubaho bashobora kubaho muri iki kinyejana, ngwino twigishwa abagore n'abagabo bakubaha bashobora kubaho muri iki kinyejana, badasigajwe inyuma, batabuze ubwenge bw'imigenzereze, batabaye abaswa, ariko kandi bakubaha. Uko barebye ba Daniyeli, babigishije ubwenge bwa kiriya gihe, barabumenya, ariko no mu kukubaha barakomeza baba mbere. Ngo babahamagaye barasanga bararuta abandi bari kumwe nabo mwirushanwa, barasanga barabaruta inshuro 10. Dore twarabicuritse mwami, tuzi ko bakizwa neza, bahinduka abaturage, bagahinduka abaswa, bakayoberwa ko ibintu bigenda, nyamara ubwenge bwawe buraruta ubwenge bw'isi. Ngwino tukwigishe ubwenge bw'imigenzereze, aho twagukojeje isoni mu bigo tukoreramo, mu maofisi twicaramo, bigatuma izina ryawe ritukwa kuko dukora ibintu bihengamye, bakavuga ngo niba abarokore, nyamara ubwenge bwawe buhenga muri ibintu, ubwenge bwawe butuma ibintu bigenda neza. Aho twagukojeje isoni utubabarire, utugarukeho mwami waba, utubabarire. Aho twagomba kuba abasore abandi bareberaho, maze tugatuma mwami abantu batifuza ubwami bwawe kuko twakoranye ubuswa, tugakorera mu mwanda, tugakorera mu mafuti. Utugarukeho mwami waba, wadushyize mu isi kuba amatabaza, ariko ntitwabayeyo. Dutuma abantu batifuza gukizwa cyane kuko babonye ngo abitwa ko bakijijwe ahubwo birushaho gupfa. Utugarukeho mwami, waduhamagare kuba amatabaza yaka, uduhamagara kuba umunyu w'isi, kugira ngo habishye ntahashaririwe, nituhagera uburyohe buhaze. Ariko twahageranye umushiha w'ibikomere byacu, twagerana iminkanyari, maze bene wacu baraguhunga, baravuga ngo gukizwa nka kanaka ntitwakwirwa dukizwa. Ngwino ukora umurimo mu mitima yacu, ngwino udukize mwami. Ibikomere bituma tutazana uburyohe, bikomere bituma tutagira igitwenge cy'ukuri. Ngwino dukize mwami w'abantu, ngwino dukize aho twatukishije izina ryawe. Twagize ubugambo bwo gucira abandi urubanza aho kubakunda, bituma bazinukwa iby'uru rugendo, bituma bazinukwa iby'iyi nzira. Bagira ngo abagore bakijijwe bagira amagambo, bagira ngo abagabo bakijijwe bahinduka abanyamagambo, kandi atari ko biri. Ngwino ukora umurimo mu mitima yacu, ngwino twigisha inzira zawe mwami w'abantu, kugira ngo izina ryawe ntiritukwe. Ngwino dukize, rega natwe si twe twaravutse twakirwa n'amaboko mabi, tuvukira mu miryango irimo abagore basebanya, dukura tutazi impamvu dusebanya, dukurira mu miryango irimo amashyari, bituma urwango turugumana kandi twarakijijwe. Ngwino mwami w'abami, ngwino ukora umurimo mu mitima yacu. Natwe si twe, ntabwo tuzi guha agaciro abataragira amafaranga n'abataragira amazina, tubacaho nk'abatababonye kandi ari bene data. Ngwino ukora umurimo mu mitima yacu mwami w'abami, ngwino twigisha inzira zawe, ngwino duha umutima umeze nk'uwawe, ngwino duha umutima umeze nk'uwawe, ngwino uhere kuri njye, ngwino mu mutima umeze nk'uwawe. Abari kutubona, abari kubana natwe, bari kumera nk'ababanye nawe mu nzu, ariko siko byagenze. Abagabo bacu twababereye amahwahanda kandi turi abarokore, tubajomba amagambo mabi, turabasuzugura, ntitwaberera imbuto. Bibaza ibyo dusenga ibyo ari byo, utubabarire. Babarira abagabo bitirijwe izina ryawe, ariko batazi gukunda abagore babo, batazi kubakundwakaza, basharirira abana babo, abana babashakamo ibyitwa gukizwa ntibabibone. Ngwino tugarukeho mwami, kora umurimo mu mitima yacu. Abo twicaranye mu ofisi yacu
ntibakumbuye ibyo bwami bwawe kuko ubuzima bwacu butabibakumbuje. Twaguhagarariye nabi muri iki gihugu, twaguhagarariye nabi muri uyu mujyi, ariko wadukiza uyu mugoroba ukatwigisha inzira zawe. Abantu bakaryoherwa no kubana natwe, abantu bakaryoherwa no kwicarana natwe. Wakora umurimo mu mitima yacu. Yesu yaguhamagariye kugukiza no kukugirira neza. Aba ari umwanya wawe nawe. Ntukajye ureba ku ruhande, ntukajye wita ku bandi, ntukajye uvuga uti ubu ni mama wacu bavuga niwe ugira umushiha, ntukajye uvuga uti ni wa wundi turirimbana. Aba ari umwanya wo gukirira ku birenge bya Yesu. Aba ari umwanya wacu n'Imana. ushaka konya namunumeyo ibyo ushaka kokora yego mwami ndakwemereye sinzi ushaka mwami nyir'ingabo aho ushaka konya namunumeyo ibyo ushaka kokora mwami ndabyemeye yego mwami ndakwemereye ngenza uko ushaka mwami nyir'ingabo aho ushaka konya namunumeyo ibyo ushaka kokora mwami ndabyemeye igitambo gikwiriye ushaka umwana wawe data igitambo gikwiriye ushaka umwana wawe data binduka icyaremwe cyo wifuza binduka icyaremwe cyo wifuza binduka icyaremwe cyo wifuza binduka icyaremwe cyo wifuza yego mwami ndakwemereye ngenza uko ushaka mwami nyir'ingabo aho ushaka konjya namuntumeyo ibyo ushaka ko nkora mwami ndabyemeye. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Imana ikora imirimo mu mitima yanyu no mu buzima bwanyu. Haleluya. Bibatere indirimbo nshya. Haleluya.
Mwiriwe neza nshuti z'Imana, ni amahoro. Imana ibahe umugisha, murakoze kuza gusenga. Mwami Yesu asubize gusenga kwawe. Haleluya. Kuremera amashimwe mashya n'ubuhamya bushya n'imbaraga nshya zo kumukurikira. Amen. Haleluya. Ese Yesu akongeye amafaranga menshi arenze ayo ufite yakomeza akakubona? Yego. Wakomeza ukamugirira umwanya ayoguhe. Haleluya. Ariko niba ukuyabonye iteka uhita usiba gusenga kubera ko gahunda zo kujya kugura ibintu mu mujyi zabaye nyinshi abakugumishije. Haleluya. Imana ikugirire neza. Imana iguhe abana niba urimo kuyibasaba. Haleluya. Kandi niba uzakomeza kubana nayo urimo no kurera abana ibaguhe. Imana ikubakira urugo, iguha umugore, iguha umugabo uyubaha, muzafatanya urugendo mukiri n'ahangaha mu isi. Haleluya. Imana iguhe ibyo bintu byose nise dufasha ngendo. Haleluya. N'utuntu turyoshya urugendo Mwami Imana tuguhe. Kuko mu ijuru nta mugore uzakenera, kuko uzaba wambaye umubiri udakenera keya, udakenera gukundwa no gukundwakaza, gukundwakazwa. Abiguhera inahangaha, abibangukane yo kabyara, ariko gutegure byihuse kugira ngo nyine ubihagararemo. Ejo utazamukoza isoni kandi yabiguhaye. Haleluya. Tekereza iyo Yosefu bene wabo baza bakamusanga muri kiriya gihugu yari amaze gukomereramo, ariko bagasanga Yosefu afite umutima utarakize, kandi Imana yari yarabikoreye kugira ngo bene wabo ntibazicwe n'inzara. Ishyanga rya Isirayeli ntirizazime, abakomoka kuri Yakobo ntibazazime. Imana yemera ko Yosefu aca muri biriya bibazo byose byo kwangwa no gutabwa no kugurishwa, agera kwa Potifari, bigenda kwa kundi, ariko byose biri mu mugambi w'Imana. Umugore aramubeshyera, kinyuma kirafata. Ubundi umuntu ari umukiranutsi abazi ko niba mubeshyera bitari bufate. Siko bimeze? Umuntu akagukubita ikinyoma mu kazi ukavuga uti nkurikije uburyo mbana n'Imana n'ukuri ntibari bubyemere. Barangiza bakagira gute? Bakabyemera, kigafata, rimwe na rimwe ukanirukanwa no mu kazi. Niko Yosefu byamugendekeye. Ikinyoma cyarafashe, kandi kiza ari ikinyoma kiremereye ku buryo nta kwisobanura yari afite. Nibaza ko Potifari yatahiye agasanga madamu arimo yiriza, madamu biriza batarira Imana ibababarire. Potifari yarafashe umugurano anaga muri gereza, ariko imigambi y'Imana iba ari imigambi y'Imana. Kubisoma kuko tuzi finale yabyo iteka biraturyohera, ariko tekereza hagati aho tutazana amakuru ya Yosefu nuko yari amerewe, wibaza uburyo byari bikomeye. Imana ni nziza kandi niyo kwizerwa. Yagombaga guhurira muri gereza n'aba bagabo bari bavuye ibwami, niko byagombaga kugenda. Yesu ashimwe cyane. Ariko umugambi w'Imana uhora ari mwiza ku bantu, kandi kugira ngo isohoze umugambi umwe ikoresha abandi. Ubwo nyine Yosefu niwe wabigendeyemo, abitegurirwamo, ariko nawe yaze gusarura ibyiza cyangwa ukizera Imana. Tekereza rero iyo igihe cyo kuza guhaha cyari kugera, hanyuma Yosefu atarakize mu mutima, akabafata agahita abafunga cyangwa akanabica, kuko izo mbaraga zose yari azifite. Kandi yabica cyangwa akabaheza muri gereza muri logique, byari bifite logique, kuko icyambere bari abicanyi kuko bari bashatse kumwica, ikindi baramugurishije babeshya se ko yapfuye, bari bafite ibyaha byinshi bibahama. Tekereza rero iyo hagera ariko umutima w'imbabazi utarageze muri Yosefu. Niyo mpamvu mu byo dusaba Imana ngo iduhe, dukwiriye no kuyisaba ko twigisha inzira zayo, kugira ngo bibangutse imigambi yayo ku buzima bwacu. Haleluya. Bishobora kuba imyaka bamaze y'inzara no kuriya kumara igihe bataragaruka kwa Yosefu, Imana yari ikidiringa n'umutima wa Yosefu, ikirimo kumukiza, ikirimo kumugirira neza, ikirimo kumwuzuza imbabazi. Murabizi se amaze gupfa, kuko bo mutima yabo yari igifite ibibazo, Ise amaze gupfa baraje baramusanga ngo data yaratubwiye, kandi barabeshyaga ngo data yaratubwiye ngo rero ngo uzagira imbabazi abagaragu bawe. Aravuga ati nabababariye kera, kandi ibingi Imana niyo yabyemeye irabikoresha kugira ngo nzababanzirize, kugira ngo nkize ishyanga, nkize abantu benshi. Haleluya. Imana ikwigisha inzira zayo, ikora umurimo mu mitima yacu. Kandi mbibutse ko
tuba twumva ntacyo dutwaye. Nanjye ubu numva rwose ntacyo ntwaye, kandi nawe ni kubyumva. Ariko iyo Yesu atugezeho ni ukuri aba afite umurimo wo gukora mu buzima bwacu. Iteka tumenye ko hari afite ikibazo iyo hamaze gukira. Iyo hatarakira tuba twumva ntacyo hatwaye. Amen. Mfite umudamu w'inshuti yanjye nta kibino yajyaga ambwira atari kuko Imana izampa amafaranga ntagihinda bimarira iki? Kuko yarahindaga azi no kuyaryoherwamo, niyo kuyakoramo ibirori no kuyakira abantu. Bukeye arayabura, aravuga ati Imana izayangarura ntagihinda bimarira iki? Yesu ni mwiza, aragukunda kandi afite imigambi myiza ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Reka dukomeze tuganire ijambo ry'Imana, duhite twegera igaburo ryera tunarisengeramo. Kandi wakoze kuza mu nzu y'Imana, wagutumiye nawe Imana imuhe umugisha kandi uzagaruke. Haleluya. Ejo twavuze ku bintu twakwita by'ingenzi bidufasha kugusenga no gusubizwa, bizibanze bikwiriye kuranga ubuzima bwacu. Icya mbere kwari ukwemera ubushake bwa Data bugasumba ubwacu. Ibyo bivuze iki mu magambo yoroheje? Bivuga ko ntakwiriye gukurikira ubushake bwanjye na rimwe igihe cyose bunyuranye n'ubushake bw'Imana. Ibyo si mu gusenga gusa, ahubwo ni muri decision za buri munota. Burya ubuzima bwacu bugizwe n'amahitamo buri munota na buri mwanya. Binsaba guhitamo iki no guhakana iki. Kuva mu gitondo wirirwa uhitamo kugeza uryamye. Yesu ashimwe cyane. Kwemerera ubushake bwa Data bugasumba ubwanjye ni ugufata icyo cyemezo yuko igihe cyose inzira zanjye, ibyo nibwira, ibyo nari ngiye gukora, ibyo nari ngiye gutekereza, n'ibyo ntekereza, igihe cyose numva binyuranye n'iby'Imana ishaka, ntakwiriye rwose kwemera kubigenderamo. Haleluya. Ibyo ntarabasha nkaba ndimo gusaba Imana ngo binshoboze Mwami, kandi nkamenya ko ari ikintu cyihutirwa. Haleluya. Kubera iki ubushake bwa Data dukwiriye kwemera bugasumba bwacu? Nuko buhora ari bwiza kuruta ibyo twipangiye. Twabivuze mu magambo arambuye. Ikindi kintu kidufasha no guhindurirwa ishusho ya Data dufite mu mitwe yacu. Bamwe bafite Imana irakaye, bamwe bafite Imana yica, bamwe bafite Imana imanurika ikanaga abantu ahantu, bamwe bafite Imana irwaza abana babo iyo batatanze icya 10. Seriously. Iyo Mana koko ngo irwaza umwana wawe ngo kugira ngo amafaranga y'icya 10 bari kuzana mu rusengero ngo uyagure imiti none bihwaniremo koko? Oya sibyo. Sibyo, ntago ari byo. Ni Imana y'imbabazi. Gusa gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ni wowe wunguka iyo watanze. Ikindi gutanga ni igikorwa cyo kwizera. Kuko nta na rimwe tujya tugira amafaranga yuzuye. Haleluya. Rero guhindurirwa ishusho y'Imana dufite biradukwiriye, kandi tubikukura hehe? Mu ijambo ryayo niyo tuyimenyera, tumenya kamere yayo, tukamenya ko yuzuye imbabazi n'urukundo, kandi ko imigambi yayo ari myiza. Iyo shusho itahindutse duhora twumva imigambi yacu ari myiza kuruta iy'Imana idufitiye. Niyo mpamvu usenga ukabandarara ku kintu kitazina mu gihe ukumva urapfuye, kuko uzi kubizi neza kurusha Imana. Kandi twasanze wowe ibintu uzi n'ibyamaze kuba, n'ibyo mu isaha imwe dusohotse hariya ntabwo ubizi. Nanjye ntabyo nzi. Imana itugirire neza. Haleluya. Kakabiri kari ukwizera, atari ukwizera kuri mu kirere handi wumva ngo Yesu Imana irahari. Twasanze abadayimoni bazi ko Imana ari imwe rukumbi, kandi bo bagahinda umushyitsi. Harabera rero harabera abadayimoni barusha kwizera, kuko bo ntibahindishwa umushyitsi no kubaho kw'Imana. Imana yabiba kuri, barayize muri gatigisimu, barayiga rimwe na rimwe mu rusengero iyo bagiyeyo, kuko bajyayo gakeya. Hanyuma kuko bajyayo gakeya, Imana ni Imana yakuri. Kuko kwizera kuva mu kumva ijambo rya Hortense. Yego? Ryande? Rya Yesu. Kuko Hortense ashobora gukoresha isaha akavugamo amagambo ya Yesu make, hanyuma ndi akaba ari ayo ngayo yandi. Uko ijambo rya Kristo rigurira muri wowe niko rizamura kwizera kwawe. Haleluya. Kwizera tukuzanirwa no kugenda duhishurirwa Imana, tukamenya ubwizerwe bwayo, tukamenya urukundo rwayo rwinshi, tukamenya imbabazi dufitiye zitagira akagero, bikava mu kubiririmba. Kuko umuntu ashobora kubiririmba bitari mu mutima, umuntu ashobora kubibwiriza bitari mu mutima. Imana itugirire neza. Umwigisha umwe yambwiye igihugu abamo, yaranyandikiye, ari umudamu mugenzi wanjye, arambwira ati ndagukunda, atari ko shaho biriya ni igipindi. Ati nanjye ndi pasiteri. Yesu Kristo. Ubuzima bw'umuntu bushobora gukubitika, ugasigara wigisha ibintu utaviva. Niba hari ikintu kibiha no kwigisha ibintu utaviva, imbaraga n'ubushizi bw'amanga birashira. Ni nk'umubyeyi ubwira umwana ngo ujye utaha kare wagataha saa 8 z'ijoro. Burya nta kintu cyitwa autorité morale aba afite, aba yaragitakaje. Abivuga areba no hasi, kuko nta mbaraga afite zo guhangara umwana, kuko ibyo amusaba nawe ntabyo
yifitemo. Rero umuntu ashobora kwigisha kwizera atakugira, ashobora kukuririmba atabifite, ariko byose bizanwa kwizera kwacu gukura mu kumva ijambo rya Kristo. Haleluya. Uko kwizera tuvuga si uko mu kirere, ni ukwizera ukomora mu kuyimenya, mu kuyishurirwa. Kwizera kwawe kukagenda gukuzwa n'ikigero ugenda uhishurirwaho Imana yawe, apana imana y'abandi, Imana yawe ku giti cyawe. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ngo kanaka yaraguye none nanjye ndaguye, ngo ubuse ngo turaba tugikora iki mu nzu y'Imana, ngo kandi pasiteri yaraguye. Yari imana y'abandi, yari imana yawe. Pasiteri ashaka gwe cyangwa abyuke, turamusengera kugira ngo abyuke kuko nawe ni umwana w'Imana, ariko yagwa ukwiye gukomeza urugendo niba warahuye n'Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Uko kwizera tugukomora mu kumenya Imana yacu ku giti cyacu. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, kugakuzwa no gukomeza kuryumva, kukarindwa no gukomeza kuryumva. Haleluya. Iyo umuntu arekeye aho aracogora rwose, imbaraga z'Imana zikamushiramo. Amen. Ikindi dukwiriye kwibuka nuko muri za ntwaro z'Imana z'umwuka tugira, kwizera ni ingabo ikingira imyambi ya wa mubi yakumuriro. No kuvuga ngo utagufite imyambi zamugeraho urufaya. Kandi si uko ari ibibazo byerekeyeho kuko n'ahandi bizaba byagiyeyo, ahubwo nuko wadafite ikintu kimukingira. Muranyumva nshuti z'Imana, Imana itugirire neza. Hanyuma icyo tuvugaho uyu munsi no gusenga mu izina rya Yesu. Haleluya. Gusenga mu izina rya Yesu ntabwo ari formule magique, ntabwo ari akantu ka maji gutya dukubitaho. Murabizi ko tuba tumaze iminsi mu nsengero cyangwa mu kirokore dukunda kubivuga ngo mu izina rya Yesu. Rimwe tubivuga tutabitekerejeho, ubundi tubivuga tutanabyitayeho, ubundi tubivuga n'ahantu bitajyanye. Ariko si icyo cyonyine, simbabuza kubivuga, ahubwo ndagira ngo tubibemo neza. Kuko muribuka b'abahungu ba Skewa birukanye dayimoni mu izina ryande rya Yesu. Ariko byari mu izina rya Yesu batizera, badafite, batinjiranyemo nk'uko tugiye kubibona. Byari mu izina rya Yesu ryo Paulo avuga. Ni ukuvuga ngo ntabwo biri ku munwa, ahubwo nicyo twabaye cyo muri Kristo Yesu. Muranyumva nshuti z'Imana. Hanyuma ngo amadayimoni arabirukankana, abambura ubusa, basohoka bambaye ubusa. Abanyamudugudu bose baratinya. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Ntabwo rero ari formule magique, ntabwo ari akajambo dukubitaho nyuma ya buri sengesho, si cyo gikora, ahubwo icyabaye muri twebwe cyo Yesu yadufatiye kigahinduka icyacu, cyo kiduha ubwo butware. Haleluya. Nshobora no gusenga mu izina rya Yesu, ariko mu by'ukuri nubwo navuze ngo mu izina rya Yesu, ariko mu by'ukuri ni mu izina ryanjye, kuko ibyo ndimo nsaba ni njye bihesha icyubahiro, njyewe njyenyine nta mana irimo, nta nyungu z'ubwami namba. Nabyise mu izina rya Yesu, ariko mu by'ukuri ni mu izina rya Hortense, kuko Hortense ni ubyungukiramo rwose. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Mu izina rya Yesu no gushaka kunezeza we, kunezeza umwami. Tekereza intuma y'umwami mu gihugu runaka, igiye umwami yayitumye, yamusabye ibyo agomba gukora. Ni ukuvuga ngo ikiri mu mutima w'iyo ntumwa sibye, si abana yasize barwaye, si umugore yasize afite ikibazo, si ikintu na kimwe. Ikiri mu mutima w'iyo ntumwa ni ubutumwa bw'umwami. Yagiye mu izina ry'umwami, n'imyitwarire ye igomba kugendana n'umwami yahagarariye cyangwa n'umuperezida yahagarariye. Muranyumva nshuti z'Imana. Haleluya. Iyo dusengera mu izina rya Yesu ni ukunezeza we Yesu. Amen. Ikindi cyiza kandi kiryoshye nuko muri iryo zina ubutware njyana atari ubwanjye, ni ubutware bwa Yesu. Haleluya. Ibyo rero ndagira ngo tubyumve cyane, kuko niba ngendera ku butware bwa Yesu, ntago bivuga ngo nishaka mbe ndi mugufi, nishaka mbe ndi muremure, nishaka mbe narize, nishaka mbe ntarize, nishaka mbe afite amafaranga cyangwa ntayafite, kuko ubutware ngenderamo ntago ari ubwanjye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu igihe ugize impamvu igutera gusenga uri mu rugo rwawe, umwana afashwe n'ibintu se, uhuye n'umuntu utewe n'amadayimoni se, uhuye n'iki, wibuke ngo uragenda mu butware butari ubwawe. Niba warizeye Kristo ari mu buzima bwawe, ubutware ujyana ni ubwa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Polisi iramutse yinjiye mu rugo, cyangwa nkoresha ibyo muri filime nibyo tubona cyane, ngira ngo mu Rwanda kuko hari umutekano nta polisi udukomangira avuga ngo polisi, bibaho gake. Ariko bya nibyo mu mafilime tubona bavuga ngo iki FBI. Iyo yinjiye akomanze ku cyugi, nagavuga ngo Emmanuel, kuko izina rye nta kintu rivuze. Ntabwo yinjira nk'umupolisi witwa Jacques, oya, ahubwo aravuga ngo FBI. Ni ukuvuga ngo icyahagarariye nicyo kimuhaye ubutware. Haleluya. Iyo tuvuga ngo mu izina rya Yesu rero, reka kwirebaho no kwisuzugura cyangwa se no kwiyemera ko byose birashoboka, ahubwo biko ko ubutware ugendamo ni ubwa Yesu. Haleluya.
uwo mu nzu bamubwiye ngo ni Hortense uje barimo bakomanga, n'ukuri ntabwo yafungura, cyane cyane ko rimwe na rimwe haba harimo ibintu bikaze muri iyo nzu, so ati bagiye gufata abajura cyangwa abagizi ba nabi. Ariko iyo bavuze ngo ni FBI, bumva ubwo butware n'izo mbaraga. Haleluya. Iyo dusenga mu izina rya Yesu ni ubutware bwa Yesu. Rekeraho rero kwisuzugura no kumva ngo bidakora. Nyine wowe kuko ibyawe bidakora n'ibyanjye bidakora, niyo mpamvu yaduhaye ubutware, kuko ibyo birakora. Ariko kuko haleluya, isi y'umwuka ibyo bintu irabizi, imenya niba koko wowe biri muri wowe cyangwa se niba bidahari. Imana ishimwe. Iyo mpamvu Yesu kugwirira muri twebwe ari iby'ingenzi no gusobanukirwa icyo yakoze ku buzima bwacu. Ikindi bikwiriye gusenga mu izina rya Yesu kuba ari ibigamije kumuha icyubahiro, bikatubera nk'ubutunzi, tukabitreasuringa, tukabikunda, tukabyifuza ko bimuha icyubahiro, akaba ari byo dushyira imbere. Haleluya. Igipimo kenshi kizakubwira yuko bitari iby'icyubahiro cy'Imana ni uburyo twitwara iyo tutashubijwe nk'uko twashakaga. Haleluya. None ko byari ibyo guhesha izina ry'Imana icyubahiro, kuki niba bitagenze uko nashakaga mpfuye? Murumva ko icyubahiro cyari cyande? Cyari cyande? Cyari cyawe, cyari cyanjye, kuko turavuga ngo bihesha Imana icyubahiro. Hanyuma iyo bitagendeye ku mibare yanjye no ku myaka nabiteganyiririjemo naho nabishakiraga, kuki numva mpfuye? Nuko mu by'ukuri byari icyubahiro cyande? Cyanjye. Nawe bivuge. Haleluya. Kuko Imana igira timing. Ibisimbi babwira kugira ngo mureke gusenga, ahubwo no kugira ngo murusheho. Haleluya. Imana igira igihe cyiza ikoreramo ibintu, kandi igihe gikwiriye. Tuvuga ku buzima bwanjye, niba imbuto yo kwihangana igomba gukura, izakurira hehe? Izagukira hehe? Ni muri icyo gihe nabishakaga muri uyu mwaka, ntibikoreke muri uyu mwaka bikazaza wenda mukurikiraho. Mwuka Wera bikumvishe. Amen. Reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14 murongo wa 13 n'uwa 14. Haravuga ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Hanyuma tugiye inyuma gatoya muri Yohana 16:23 na 24, ngo uwo munsi ntacyo muzambaza. Ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. 24, kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Umva uko Data gukunda, yifuza ko umunezero wawe waba wuzuye. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Muri iyi mirongo hose twumvise ko gusaba ni mu izina rya Yesu, no guhabwa Data aduha mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Turabyumva impamvu ari mu izina rya Yesu, turagenda tubyumva. Amen. Relation yacu mu gusaba mu izina rya Yesu, cyangwa mu gusabira mu izina rya Yesu, no mu guhabwa mu izina rya Yesu, nuko iyo Data arebye abari muri Kristo Yesu atabona twebwe. Niyo mpamvu aduha mu izina rya Yesu, ashingiye ku nenge zinyuzuye n'intege nke n'ibyo ntabasha, ntacyo nakuriwe. Ariko impamvu ampa mu izina rya Yesu nuko iyo ndebye abona umwana we. Haleluya. Kubera icyo Yesu yakoze ku musaraba kikaba cyarabaye icyanjye. Muranyumva nshuti z'Imana? Ibyo rero bidutera gutinyuka iyo tumugana. Amen. Haleluya. Akambere muri iri zina rya Yesu, dushingira ku cyo Yesu yakoze mu mwanya wacu. Iyo dusenga mu izina rya Yesu, tuba dushingira ku cyo Yesu yakoze mu mwanya wacu. Haleluya. Si ku maturo yawe, si kwivuga butumwa nkorana umwete nkabira n'icyuya cyinshi. Shingira ku cyo Yesu yakoze, kikanyitirirwa, kikambarwaho. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Mu mwanya wacu Yesu yishyuye igihano cy'ibyaha, yapfuye mu mwanya wacu, yatwaye guilt, kwa kundi tumva tudakwiriye, duhora twiciraho urubanza, byose Yesu yabyishyizeho.
yatwaye gucirwaho iteka byari bidukwiriye, byari bigukwiriye nanjye binkwiriye, byose Yesu yarabyishyuye igihe yapfaga ku musaraba. Haleluya. Iyo dusenga ngero mu izina rya Yesu tuba dushingiye ku cyo Yesu yakoze mu mwanya wacu, cyaduhesheje kwemerwa. Icyo yakoze cyadukinguriye inzira ituma tugera imbere y'Imana tudafite culpability, tudafite guilt, tudafite kwiciraho urubanza. Muranyumva nshuti z'Imana? Kuko kwiciraho urubanza bituma iteka twumva tudakwiriye, twumva dufite isoni n'ikimwaro. Ariko mu byo Yesu yakoze, igihe yishyuraga ibyo wowe nanjye twagomba kwishyura, yadukuyeho isoni n'ikimwaro. Wegera data wemenye kuko akurebera mu cyo Yesu yakoze. Haleluya. Abamwizeye ariko abantu badakizwa barimo barahomba, kuko uyu mugisha nta handi ubonerwa muri Kristo Yesu. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 18 haravuga ngo kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa, kugira ngo atuyobore ku Mana amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Kasubiramo ikinyarwanda hanyuma badusomere mu cyongereza mu kanya. Kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa. Umukiranutsi yababarijwe twebwe abakiranirwa, ngo kugira ngo atuyobore ku Mana. Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuze ngo atuyobore, ugira ngo niko kudutungira agatoki, ariko turaza kubyumva. Kugira ngo atuyobore ku Mana amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe mu buzima mu buryo bwo mu mwuka. Dusomere Imana mu cyongereza. For Christ also suffered once for sins. Soma kariya ko kuri taburo bagashyireho. Kuko ibyongereza bifite version nyinshi. Kagiye kandi mu kanya kari gahari. Okay, nako ngako. Soma hariya ma. That's what Christ did definitively, suffered because of other sins, the righteous one for the unrighteous ones. He went through it all, was put to death, and then Uhumure ushira ubwoba, ndabizi ibintu byo gufata mikrofone n'ibibazo, ariko urasoma neza, komeza. Cyangwa somere muri computer. Mikro bamuhaye nifite ikibazo. that's what Christ did definitively, suffered because of other sins, the righteous one for the unrighteous ones. Mwe mwumva icyongereza cyanjye sasa. Ako nshaka ni kariya kanyuma cyane. Haleluya. Biriya byarabaye, Yesu yarabikoze. Umukiranutsi umwe yapfiriye abakiranirwa batwebwe benshi, aca muri ibyo, ashyirwa mu rupfu, arongera abamuzima, to bring us to God. Ntago adutungira agatoki ngo twoherezeyo, ahubwo yaradufashe adushyikiriza Imana. Haleluya. Ibyo rero bitera Imana kutwemera kubera icyo Yesu yakoze. Abantu bari muri Kristo Yesu ntibariho uko babayeho, ahubwo Yesu yarabafasha abashyikiriza Imana. Imana ishimwe cyane. Ntago turi mu rugendo tugana ku Mana, abakijijwe twageze ku Mana. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana yacu tugirire neza, bigutere kuryoherwa n'urugendo. Haleluya. Uyu munsi dufite access, umuryango urakinguye mu kuvugana na data, nta rubanza ku bari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Urongera mudushireho Abefeso 2:13. Mu Kinyarwanda haravuga ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Ikintu rero kibabaje nuko ari abana b'Imana bakomeza kumva bari kure, akumva kuri level rutansa ahagararanaho na Yesu, akumva n'ukuri nibahagararanye, akavuga ati oya buriya rutansa afite ukuntu yogereye Yesu, ariko ngewe ndi nkiriya. Abari muri Kristo Yesu twese abizeye Kristo, haleluya,
abababariwe ibyaha. Muranyumva nshuti z'Imana, twari kure. Ikibabaje nuko abera bagisengera kure kandi bakumva Imana bahurira nayo baje mu cyumba cy'amasengesho nkaha, cyangwa bahurira nayo uko binje mu masengesho. Oya, nigijwe bugufi, negeranye n'Imana. Niyo ndi muri dushe mba ndi kumwe nayo, niyo mpinga mba ndi kumwe nayo. Haleluya. Yesu yaramfasha nyegereza Imana. Abari kure y'amasezerano uyu munsi turi mu Imana dutuyemo. Haleluya. Kutamenya ibi bituma abantu bamwe hari bamwe batasengera. Ntashobora nko gusenga ari muri dushe, kuko akeneye kubanza akicara agashyira agatambaro ku mutwe kugira ngo Imana igire gute? Imana imwumve. Kutamenya aho dutuye mu isi y'umwuka bituma abantu bavunikira muri uru rugendo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Somera aho ngaho mama, duhe Icyongereza. Nimusanga bigoranye cyane turabireka. Now because of Christ dying that death. Gasubiremo ko ngako. Dying that death. Kubera Kristo yapfuye ruriya rupfu. Ruvuga ngo ntiyapfuye nk'uko abandi bantu bose bapfa, kuko yapfuye ruriya rupfu. Shedding that blood. You who were once out of it altogether are on everything. Ubu turimwo. Haleluya. Muri byose Yesu afite natwe turi mo. Niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Kuki wagira ubwoba bwo kuvumwa umuvumo udafite impamvu? Kuki umuntu yagukanga ngo aragutandukanya n'Imana ngo nta mugisha uri bugire ngo udaciye muri ndese? Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kuko Yesu yapfuye ruriya rupfu, urupfu rw'ibivume, urupfu rudasanzwe. Yararupfuye kugira ngo nawe uhuzwe n'Imana. Ibiri muri Kristo Yesu byose bihinduke umugabane wawe. Haleluya. Amaraso ya Yesu turibe duserebura mu kanya ni proof, ni ikimenyetso, ni igihamya kigaragara kandi gihoraho cy'igitambo Yesu yatanze ku musaraba ku bwacu. Nagwa ari proof isaza. Mu nkiko umuntu ashobora gutanga proof nyuma bazagenzura bagasanga burya ntibyari byo, byari bifite inenge, ariko amaraso ya Yesu ni igihamya kidasaza, ni igihamya cy'iteka ryose kubayinjiyemo. Imana itugire neza. Niyo mpamvu abantu batarakizwa barimo barahomba, kandi imbabazi ze zirahari. Atamburiye amaboko, wakizwa naho ngo ndaguhamagaye ndagutabaje, kandi wavuze ko bazambaza izina ryawe bose bazakizwa. Mpindura, ndashaka kunyobora. Haleluya. Iyo tuje mu izina rya Yesu tuba rwose duhindutse abantu babikwiriye, bakwiriye neza y'Imana yose. Haleluya. Si merite yanjye, si ibyo nakoreye, ahubwo amaraso ya Yesu. Haleluya. Yampinduye ukwiriye. Umva confidence rero tugendana n'iyo ngiyo. Wambwira ute ko ntakwiriye kandi amaraso ya Yesu yarampinduye ukwiriye? Wansindagira ute ukambwira ngo uzamvuma bivumike, ngo uzanzirika, ngo simbizi, ngo uzampambira? Yesu we, oya, nahindutse ukwiriye kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya. Mana ishimwe. Abaheburayo 12:24. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Reka wumve hano mu Cyongereza kuno babivuga neza. Nibakomeza kutaguha mikoro ndakwihera yanjye. Ikibazo nuko guhagarara hano none wakwitura hasi. Hallelujah. You've come to Jesus who presents with a new covenant, a fresh charter from God. He is the mediator of this covenant. The murder of Jesus, unlike Abel's, a homicide that cried out for vengeance, became a proclamation of grace. Hallelujah. Amaraso ya Abeli yasakuzaga avuga guhorerwa. Nkuko ibyaha byacu biturega, burya biraregana. Burya ibyaha biravuga. Nibyo twanyaza abantu tukabyubakisha amazu yacu babivuga. Biravuga. Hanyuma imbabazi zibonerwa muri Yesu.
amaraso ya Yesu abonetse ngo ataka grace. Ahari hari kuvuga ngo bahorerwe, habeho guhora, bishyura ibyaha byabo, ingaruka z'ibyo bakoze zibagereho. Haboneka irindi jwi riri mu maraso ya Yesu rivuga grace, ubuntu, ibyo badakwiriye, ibyo batakoreye, ibyo badakwiriye guhabwa. Ijwi ry'amaraso ya Yesu ritaka grace, ngo ni proclamation ya grace. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Niki kikurega nshuti y'Imana uri muri Kristo Yesu? Niki gituma wumva ibyiza utabikwiriye? Amaraso yatakaga guhora, haboneka indi proclamation, ukundi kwatura, ukundi kwamamazwa, gutaka ubuntu. Ko niko Yesu amaraso ye atuvugira imbere ya Data, aravuga ngo ubuntu ntakwiriye ni koko, turarananirwa ariko ubuntu Data akabona ubuntu, hanyuma tukagirirwa neza tutamerita kubera Yesu. Mana ishimwe cyane. Amaraso ya Abeli yaravuye mu kwicwa agataka guhorerwa, kandi mwibuke ko ibintu byavuzwe n'Imana. Imana niyo yabwiye mukuru we Gahini, aramubwira ngo murabizi ko yabanje kwigirira ijisho, hanyuma aramubwira ngo amaraso ya mwene so ku butaka arimo arataka isi y'umwukirire yere. Ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu. Haleluya. Imana ishimwe ku bw'amaraso avuga ubuntu, akaburizamo ibitambo byose bene wanyu batubaha Imana batambye, akaburizamo n'ibibi byose nawe wakoze utarakizwa. Tigira nka wavutse umutagatifu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu yarakoze kubw'imbabazi. Haleluya. N'amaraso avuga grace, avuga ubuntu, avuga imbabazi, avuga ngo narabahongereye. Guhongererwa nari nkwiriye ibi, ariko Yesu yaraje arabyishyura mu mwanya wanjye, ntangira impongano. Naraguzwe kuko yakoze icyo nagombaga guhabwa. Amaraso yampindukira ikimpongerera. Ikinyarwanda gikomeye. Haleluya. Amaraso ye yongera kunyunga n'Imana. Uyu munsi ndi umwana w'Imana nkuko Yesu ari umwana w'Imana. Haleluya. Dusenga mu izina rya Yesu kandi aka kabiri, dushingiye kuwo Yesu ubwe ari we, on the basis of who Jesus himself is. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Tuvuye ku cyo Yesu yakoze, tuje none dusenga mu izina rya Yesu kubera uwo Yesu ari we. Abaheburayo 10:19 turasoma na 21 na 22. Mu Cyongereza baraza kudushyiraho 22 yonyine. Abaheburayo 10:19 ngo nuko bene Data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane, ubwo dufite ya confidence twavuga ku munsi w'ejo, nuko bene Data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye. Umva umutambyi dufite, arakomeye, atwara inzu y'Imana. Haleluya. Ngo twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriyeho gukurwamo kwimenyaho ibibi. Haleluya. Imitima itarimo urubanza, kuko turi muri Kristo Yesu, kuko twababariwe. Twegere dufite imitima y'ukuri, dukomeze mu kuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Haleluya. Akarongo ka 22. So let's do it, full of belief, confident that we're presentable inside and out. Subiramo ku gahera. Confident that we're presentable inside and out. We are presentable inside and out. Haleluya. Uhera hehe rero uvuga ko ngewe ntari presentable? Ntabwo ndi presentable ku mubiri gusa, ndi presentable imbere y'Imana mu mwuka wanjye. Inside na out, hose ndi presentable. Nukuvuga ngo Imana ntabwo yiteye umujinya niba uri muri Kristo Yesu, ntabwo yiteye isesemi. Imana iryohewe no kukureba, Imana iryohewe no kukumva, kuko Yesu yaguhinduye presentable inside na out. Haleluya. Uko niko turi mu maso y'Imana. Abari muri Kristo Yesu ntabwo twize, abatarinjira ntibazi ibyo barimo bacikanwa nabyo. Imana itugirire ubuntu. Haleluya.
urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:1 haravuga ngo bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Bana bato ndabandikiye kugira ngo mwe gukora icyaha, ariko nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Dufite advocate. Iriya Bibiliya twaze dusomera yo yavuze ngo dufite priest uri friend, no umutambyi ariko kandi akaba inshuti. Iyo umuntu ari inshuti ashyiramo ibintu by'ibimenyane. Haleluya. Iyo umuntu atari inshuti akaguhamagara cyane, ufite akazi kenshi ukabura, ariko inshuti yakomanga ibintu byose ukabitereka hasi bitewe n'igipimo cy'ubucuti. Haleluya. Dufite rero advocate. Ijambo ry'Imana ryatugezeho riratubwira ngo kugira ngo tudakora icyaha. Si cyo cyifuzo Yohana yandika, ntifuza ko tubimenyera ngo dukora icyaha, ariko arongera atubwira ngo icyakora nihagira umuntu ukora icyaha nka kwa kundi ujya ubikora nabyaho ugikora. Haleluya. Ariko nidukora icyaha dufite umurengezi, dufite advocate, dufite umuntu utuvugira. Murabizi umuntu uvugira umuntu uri mu rubanza iteka ajya mu ruhande rw'uwavugira. Uwavugira yaba ari mu mafuti ajya mu ruhande rugira gute? Ushobora kwibwira yuko ibi bintu byatera abantu gutinyuka ibyaha no kubikerensa, ariko si byo. Iyo umuntu yambaye ikanzu y'umweru y'abageni azi ko yambaye umwenda w'umweru, ntabwo apfa kwicara habonye. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo umuntu yambaye igisarubeti cy'abakanishi ntakenera intebe, yicara habonye kuko asanzwe azi ko yanduye. Niyo mpamvu mu binyoma Satani abwira abantu ntibabasa gusogongera no kumenya icyo Yesu yakoze ku bwabo. None kuko yumva n'ubundi yanduye, n'ubundi kwandura biramworohera, ariko kuko nzi ko nambaye ikanzu y'umweru, haleluya, nirinda aho ngenda, ndareba mbanza kugira gutya, nasanga handuye nkamenya ko abambaye ibyera batajyayo. Kaduhese icyubahiro. Haleluya, haleluya. Dufite umurengezi, dufite umuvugizi uri mu ruhande rwacu, avuga ngo data mwongera imbaraga, ongera umwigishe iby'urukundo rwanjye rugakundana nanjye. Erega impamvu ucuramira muri fiyanse ugaherayo ugaherayo wese, ugaherayo ugacubirayo wese, nuko utamenya urukundo rwa Yesu. Kuko urukundo rwa Yesu rutuma izindi nkundo zose zigira balance itakujyana mu byaha, ariko urukundo rwa Yesu iyo rwabuze uramirwa bunguri mu mafuti byose ukayora ngo kugira ngo atazakureka, nakureka agenda uwo mupagani se ubundi koko. Hari abantu bari mu kintu mu Kinyarwanda twabyita urukundo, ariko si rwo. Urukundo rw'uburwayi, aho umuntu aguterekomanda agukoresha icyo ashaka. Kandi biratangaje kuri isi y'umwuka kandi y'umwijima ari mbi. Ntabwo biba hagati y'abahungu n'abakobwa gusa, bishobora no kubaho hagati y'abantu, umuntu mukuru anti wawe cyangwa icyo, ariko akaguterekomanda. Ukibwira ko ari ukumukunda no kumwubaha, ariko araguterekomanda kugeza igihe akujyanira mu bupfumu udafite gahunda yo kujyayo kuko udashaka kumubabaza. Ariko urukundo rwa Yesu nirukuzura, izindi nkundo zose zizagira balance kandi nzima. Icyongereza bakita ikintu cyita kumera nka niba ari fluctuation, niba ari iki cyenda kumera gutyo. Urukundo rudatekereza, rudashyiramo, rutabara, rutakaza ubwenge muri make. Abakobwa bamwe bajya barurwara, ariko n'abahungu bajya barurwara. Umukobwa agashaka gutanga ibye byose, akaba azi ngo ni urukundo, ariko si urukundo, ubwo ni uburwayi. Agatanga ibye byose ngo uwo muhungu amubone, urwo si urukundo, ni uburwayi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Advocate wacu rero, wa mupristi, umufriend wacu, wa wundi uhagaze mu ruhande rwacu, haleluya, arahari kugira ngo atuvuganire, avuge ngo murenganure data, mwongera imbaraga, muye gusobanukirwa urukundo rwanjye, Mwuka Wera mwigishe, namenye urwo namukunze, ntazajagarara, ntazongera kwiyamza, namenya ko nazanywe no kumwambika imyambaro yera, ntazongera gupfa kwicara habonye nkuko abakanishi bahicara. Imana, haleluya. Iyo tuje mu izina rya Yesu, tuba dufite Yesu nk'umutambyi utura amasengesho yacu, yandi yawe yisegonda, yandi yawe yirebaho gusa, wabaho nturiyiririza abandi bantu. Iyo wateye intambwe usengera umwana wawe n'umugabo, nturarenga hirya
hari abarimbuka nturagerayo, ariko Yesu nk'umutambyi tukamugira nk'umurengezi akatuvuganirayo kabyara. Iyo tuje mu izina rya Yesu tuba tuje kubera uwo Yesu ari we, not uwo ndiwe, atari uwo uriwe. Ibyo rero bigutere kutagira ubwoba namba. Haleluya. Imana itugirire neza. Aka gatatu ndangirize kuri aka, nuwo noneho ngewe ndiwe mu Mana icyo Yesu yakoze. Akabiri kavugaga uwo Yesu ari we, bituma ambera uwambereye we nk'umutambyi na advocate n'ishuti numvuganira n'uwo data mbereyemo. Noneho aka gatatu nuwo ngewe ndiwe mu Mana biciye muri Yesu. Haleluya. Abefeso, urwandiko Pawulo n'icyo Abefeso igice cya 1:3 kugeza. Haravuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ibintu bimwe bitarahambuka ngo bibone wamaze kubihabwa. Ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Nkuko yaduteranyirije muri we isi tararemwa. Haleluya. Ibyo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Haleluya. Abo twabaye bo muri Kristo Yesu ni igitangaza. Somera karako hasi noneho birafatanya niba bimenye aho bihera. Karako hasi k'icyongereza. To the praise of the glory of his grace, wherein the hath made us accepted in the beloved. Iki kiragoye kuko ari King James. Ngo accepted in the beloved. Haleluya. Nuvuga ngo ndemewe ukunzwe n'inde ni Yesu. Ndemewe muri Kristo. Haleluya. Nahindutse uwemewe, accepted muri Kristo. Kandi ibi ni umugambi w'iteka Imana yari ifite kuva kera. Imana itugirire neza wo kunkunda no kuncungura. Dufite umugisha kuko twemewe n'Imana muri Kristo Yesu. Ndi accepted. Ntabwo Imana indojeta, ntabwo Imana injugunya. Bimwe mu kibazo isi ifite no gutabwa. Ikibazo cyo gutabwa cya rejection kizanwa n'iki? N'imirimo ya Satani. Umubyeyi ntakunda umwana uko akwiriye kumukunda kuko nawe adafite Yesu ngo abimutoze. Cyangwa umwana yapfusha ababyeyi hakiri kare, abamurera bagombye kumwitaho ntibabikore. Umugore yashaka n'umugabo bakundanye, umugabo ntakunda umugore we cyangwa umugore ntakunda umugabo we. Ikibazo gikomereye abatuye isi ni ikibazo cyo gutabwa, cyo kumva uri wenyine kandi uri mu bantu. Mvuga murabyumva, hari umuntu ubyumva? Kumva uri wenyine kandi uri mu bantu. Ariko twahindutse abemewe muri Kristo Yesu. Yabyicaye mu mutima wawe, ukira rejection, ukira kumva uri wenyine, ukira irungu n'ubwigunge, ukira gutabwa. Imana itugire neza. Dufite umugisha rero kuko twegera Imana mu izina rya Yesu. Twaremewe, turakunzwe, turashyigikiwe. Abaroma 8:31 kugeza ku 33. Haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu nindi? Ubwo bimeze gutyo, ubwo Imana yatwemeye. Haleluya. Tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu nindi? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya. Ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. 33 kavuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari yizitsindishiriza. Haleluya. Umuntu rero nagusanga ahubwo ngo Imana irakurakariye muri iyi minsi, uzamunyomoresha uyu murongo. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari yizitsindishiriza. Imana ntikurakarira, icyakora irakarira ibyo ukora kandi ikifuza ko wabireka. Haleluya. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Haleluya. Ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose bibonerwa muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Abafilipi 4:19 ngo kandi Imana yanjye
Pawulo rero arayimenye ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Iyo Imana iza kukumara needs zawe, iza kuzisubiza, ntabwo ivoma mu kigega cya Hortense, nta nubwo ivoma mu kigega cy'abinginze bagusengera, oya, aho ivoma habayo amasoko adakama. Haleluya. Ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Ibyo datama abivoma muri Kristo ahantu hadakama. Imana ishimwe. Dusomera mu Cyongereza hanyuma tusohoze. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Jesus Christ. Haleluya. Bingana n'ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Niko Imana izasubiza needs zawe, izamara ubukene bwawe bwose, itavoma mu munani papa yagusigiye, itavoma mu binginzi bagufasha amaboko, izagutabara, izakurengera, ibivoma ahantu hadakama hitwa muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo namwe Imana yanjye ntizabura kubahundazaho ibyo kubakenura byose nk'uko umutungo wayo uhebuje uri muri Kristo Yesu ungana. Namwe Imana yanjye ntizabura kubahundazaho ibyo kubakenura byose nk'uko umutungo wayo, apana umutungo wacu, apana umutungo wa leta, apana ikintu na kimwe. Haleluya. Nk'uko umutungo wayo uhebuje uri muri Kristo Yesu ungana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyo akemuza needs zacu biba mu bubiko budakama bwitwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ngo amasezerano y'Imana kandi yose ni ye muri Kristo Yesu. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 1:20. Ngo iby'Imana yasezeranyije byose muri we nimo ye iri. Nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amen. Ngo Imana ihimbazwe natwe. Nuvuga ngo amasezerano yose yuzurira muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu rero, haleluya, nukuri hakiza twagenewe tuzabura n'Imana. Cyangwa umutima wawe ugatekana, cyangwa ukamenya position yawe, cyangwa ukamenya icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, ukarekera gusengesha amasengesho uvuga ngo sinemerwa, ngo ubuse ngo none ngo Imana yambwira ibwongere ngo kumbabarira. Cyo ni ikinyoma cya Satani. Umva umwuka wera uko abwira umuntu, akubwira ko wacumuye, akakubwira ko ubwo buzima atari ubwawe, akakubwira ko udakwiriye kugumayo. Mwumva uko arembuza, arakubwira ati ibyo bintu si ibyawe, ahantu ntukwiriye kugumayo, ibyo bintu ntukwiriye gukomeza kubyicaramo, ayo magambo ntukwiriye gukomeza kuyavuga, bariya abantu ntimukwiriye gukomeza kugendana. Mwuka wera nuko avuga. Satani atandukanywa n'ubwami bw'umwijima n'ibyadukurikirana n'ibigifite ibisigisigi ku buzima bwacu ku bw'ayo maraso. Tubikura mu byo Pawulo yahishuriwe. Pawulo yahishuriwe igaburo ryera, ariko agira ukundi guhishurirwa tutabona mu butumwa bwiza bisanzwe. Haleluya. Reka amasome hose hanyuma tugendane. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 11:23 kugeza kuri 31. Ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima, akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo bamaze kurya, ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Bitwereka rero uyu murongo ukurikiraho ko atari ugusangira gusa, ahubwo ko hari ikindi Pawulo yahishuriwe. Aravuga ku murongo 27 ngo nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yisuzume, umuntu yinire yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Haleluya. Igihe yapfaga ku musaraba, urashaka gukira,
urashaka gukizwa, urashaka kugira imbaraga hejuru y'icyaha, wahawe ikaze ku meza y'umwami. Gukerensa ni ukoze ku musaraba. Hanyuma Pawulo aravuga ngo ababikoze batabyitayeho, abapfuye kurya bakanywa. Ibi ngibi yarabyandikiye itorero ry'i Korinto, yari rifite akajagari kenshi no kudaha agaciro ameza y'umwami. Kandi ameza y'umwami ntabwo ari igikorwa cyatangijwe ku bushake bw'abantu. Yesu yaravuze ngo mujye mubikora munyibuka, iteka mujye mubikora munyibuka, kugeza igihe azagarukira. Hanyuma iri torero ryari ryabisuzuguye, ngo bamwe bakarira guhaga, abandi bakaburana ngo babahe bikeya. Ni ukuvuga ngo byahindutse ibyo kurya bisanzwe, ntibyagira agaciro ako umwami Yesu yari yasabye ko bigira. Niyo mpamvu Pawulo yababwiye aya magambo, aravuga ngo kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba barasinziriye cyangwa se barakenyutse. Ni ukuvuga ngo kubyegera utabyitayeho bifite icyo bikora mu isi y'umwuka, kubyegera ubyitayeho bifite inyungu. Niba barabikoze batabyitayeho, bamwe bakarwaragurika, abandi bakagira intege nkeya, abandi bagakenyuka, twizera ko twongera kurira ku meza y'umwami, twibuka icyo Yesu yakoze. Agira abandi bitanga babafashe baturuka inyuma kugira ngo tugire vuba. Kandi
haleluya. Ngira ngo turarangije, turaza gufatira hamwe. Niba utarafata, niba wafashe nabyo ntacyo bitwaye. Ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniye yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Data, turagushima umubiri wawe watanzwe ku bwacu, warashenjaguwe ukorwa n'isoni kugira ngo dukureho isoni z'ibyo, ubwo uzagaruka mu bwami bwawe ushagawe n'abamarayika. Turagushimira umubiri watanzwe ku bwacu. Iryo joro kandi wenze igikombe nacyo kigenza utyo, ngo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Ndagushimira mwami Yesu, amaraso wamennye ku bwacu, amaraso y'isezerano rishya, isezerano riburizamo isezerano rya kera, amaraso y'isezerano rishya. Turagushimira amaraso wamennye ku bwacu. Turagushimira ko bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, binjijwe muri indi sezerano ry'amaraso yawe. Uyu mugoroba twegera ameza y'umwami, shyira guhishurirwa mu mitima y'abatarakumenya, kugira ngo basobanukirwe urupfu wapfuye ku musaraba, basobanukirwe urukundo twakunzwe, maze bahindukire bakuramye, bahindukire ubabere umwami. Twegera ameza y'umwami kandi uko atubwiye ngo n'amaraso y'isezerano rishya, turasenze kugira ngo ibimenyetso by'ibihango bya kera byaba bikigaragara mu mibiri y'abana bawe uyu munsi byamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Yaba twebwe turi hano, yaba abafatanyijwe natwe bari kure, reka ibimenyetso by'amasezerano ya kera birimo uburwayi, birimo inzozi mbi, birimo gukenyuka mu miryango, birimo impfu zidasobanutse n'ibindi twe tutazi, ariko ibimenyetso by'amasezerano ya kera byakigendagendaga ku buzima bw'abana bawe n'imiryango yabo, igihe twegera ameza y'umwami nka point de contact, twibuka ko twinjize mu isezerano rishya, reka iyo migozi icike burundu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibisigisigi, ingaruka z'ibyo twakoze twebwe ubwacu, tujya mu nzu z'abapfumu, dukingura imiryango y'ibyaha, dusambana hirya no hino, izo ngaruka zikaba zikiri ku buzima bwacu. Twarakijijwe mu mwuka, twahindutse abana b'Imana, ariko ubwo twegera ameza y'umwami, reka iyo migozi icike burundu mu izina rya Yesu. Kuyobagurika gukurikira bari muri Kristo Yesu, kuko twatinze mu bapfumu cyangwa abacu batinzeyo, reka mwami uyu munsi bishyirwaho iherezo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuryango w'inzozi mbi zikomoka mu isi y'umwijima wari ukinguye ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, uyu mwanya twegera ameza y'umwami ushyirwaho iherezo mu izina rya Yesu. Urakoze kubw'amaraso yawe. Ibikorwa by'umwanzi bishingiye ku muvumo bikigaragara ku buzima bw'abana bawe bari muri Kristo Yesu, harimo kurorongotana, harimo kuzerera, harimo kuticara ahantu hamwe, harimo kudatunga umugisha, harimo kutaba mu muryango, harimo kudashaka, harimo gukuramo inshuro nyinshi, bishyirwe iherezo uyu mwanya mu izina rya Yesu. Harimo guhigwa n'ibyago byose, akaba ari we bihiga, bishyirwe iherezo uyu munsi. Turagushimira amaraso y'isezerano rishya. Fata akanya wisengere, fata akanya wisengere, hanyuma umubiri wawe uwuture Yesu. Wibuke ko uyu mubiri wawe ni ubuturo bw'umwuka wera, uwuture Imana. Mu rwandiko rw'Abaroma haratubwiye ngo dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Tanga umubiri wawe igihe unywera kuri icyo gikombe, igihe urira kuri uyu mutsima, wongere udedicating, wongereho umubiri wawe Imana. Utumire umwuka wera
kuzura kugaragarira mu mubiri wawe. Ibyaha biguhunge, intege nkeya ziguhunge, uburwayi bwa hato na hato buguhunge, ibimenyetso byo gutsikamirwa iyo ugeze ahantu ibyagendaga neza bigatangira kugenda nabi. Umubiri wawe ni igikoresho Imana iguhaye, Imana igenderamo kiri hano ku isi, gikwiye gutwara umugisha, kigatanga umugisha, kigahesha Imana icyubahiro. Mwuka Wera ntatuye mu biti, atuye muri twe, atuye muri twe, ntatuye muri uru rusengero, ahaza kuko duhari, ari muri twe. Umubiri wawe udediketingira Imana, udediketingira Imana kugira ngo ikirere cy'umwuka utatoboraga ngo ugeremo, uyu munsi utobora ugereyo mu izina rya Yesu. Uhabwa imbaraga z'umwuka, uhabwa imbaraga zo gusenga, uhabwa imbaraga zo gusobanukirwa ijambo ry'Imana, uhabwa imbaraga zo gukunda Kristo no kumukurikira utagisubira inyuma ukundi. Ingingo zawe zigororere Kristo, zigomorore Kristo, cyane cyane ingingo zigicumura zigomorore Kristo, bimubwire mu magambo. Ntacyo bitwaye, si ngombwa mwicaranye ngo abyumve, mubwire uti ibiganza byanjye ndabiguhaye, amaso yanjye ahunahuna akaba kabareba hirya no hino ndayaguhaye, nguhaye ingingo zanjye, nguhaye umubiri wanjye wose. soyu mucogozi. Reka duhaguruke turirimba niyo ndirimbo watura ku buzima bwawe. So
yawe amaraso ya watunganye ayo watuviriye naguhimbaza zamucuzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Data turagushimye kubw'amaraso yawe afite imbaraga zo gukiza umunyabyaha ruharwa. Ko niko twari turi, imbabazi zawe zitugeraho. Uyu munsi twitwa bera kubw'amaraso yawe. Muri uyu mugoroba wawe n'umukobwa wawe umurikira, maze nawe yinjire mu mbabazi.